Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaburetse Shimwe Vestina umuhanzi ukunzwe cyane ukiri muto cyane uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana n'umukobwa wamamaye cyane dore yuko yari umwe mu bayoboye gospel muri iki gihugu cy'u Rwanda kubwo kujya asohora indirimbo zigakundwa ari kumwe na Dorcas. Vestina na Dorcas akaba ari bamwe mu baririmbyi bari bakunzwe cyane gusa kuri uyu munsi hagaragaye inyandiko ye ubwe we yiyandikiye avuga yuko yabihiwe cyane. Mbibutsa yuko dore yuko aheruka gukora ubukwe ejo bundi nta mezi menshi ashize yakoze ubukwe mu kwezi kwa karindwi aribwo yasezeranye n'umugabo we uturuka mu gihugu cya Burkina Faso iwabo wa Ibrahim Traoré uwo bamwita Idriss Jean-Luc Wedo akaba ari umwe nyine wari warashatse uyu Vestina Ishimwe. Gusa amagambo yaciye igikuba benshi mu bakunzi be bikababaza abantu benshi ndetse bamwe bakavuga uti ese ni gutya byagenze. N'amagambo yiyandikiye ubwe avuga yuko ababaye cyane ndetse yagaragaje yuko atigeze yishimira na rimwe uburyo yabayeho mu gihe cy'urushako rwe. Yagaragaje amagambo yo mu Cyongereza yanditse amagambo yo mu Cyongereza ariko turagerageza kuyashyira mu Kinyarwanda kugira ngo mwumve uburyo nyine uyu mukobwa yanditse amagambo ababaye. Ni ibintu byatangaje benshi bakavuga uti ese noneho uyu Vestina agiye gukora divorce n'uyu munyamahanga bigiye kugenda bite? Ko abantu benshi abakunzi bamwe na bamwe bari bazi ko abayeho neza cyane, bari bazi neza yuko ari umwe nyine mu bantu bashima Imana mu rugo rwe kandi bahiriwe, ariko bagarukana none ku myitwarire bigatuma benshi bikemanga, bamwe bagakomanga ku mutima bavuga bati uyu mukobwa ntawamenya. Gusa uyu munsi noneho yanditse amagambo avugira uti uyu munsi ubuzima ndimo si ubwo nahisemo, ndi kubaho nabi kandi sinari mbikwiye, nzi ko nakoze icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko ntacyo, Imana ireka ibintu bimwe bikabaho kugira ngo tubyigiremo. Nize byinshi, nta mugabo ukundi uzongera kumbeshya ngo yangize ubuzima bwanjye. Umugabo ukurikira nzahitamo kubana nawe, nzabanza kumenya neza menye umuryango we, menye byose bimwerekeyeho, ndetse nta muntu n'umwe uzongera kunyikoreshaho ukundi cyangwa se uzongera kumwishushanyaho. Bigaragare ko ari amagambo ari gutanga message yuko nyine byanga bikunze ashaka gutangira page y'ubuzima bwe bundi, ashaka kugira urundi rugendo yatangira, ndetse biri kumvikana yuko Ishimwe Vestina rwose we n'urugo rwe batameranye neza n'umugabo we mu rugo bari barasezeranye. Ariko akaba ari ibintu byakomeje gukanga abantu benshi, ndetse bamwe banavuga mu mutima bavuga uti ese uyu mukobwa ko kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana wari ubayeho neza, ariko abenshi babikekaga byaba byaratewe n'iki? Ese ni igiki kiri kumukora ibi? Uyu muhanzi rero cyangwa se uyu mukobwa w'umunyarwanda amazina ye nyakuri bamwita Ishimwe Vestina, akaba yarafatanyaga indirimbo dore ko yari itsinda ryabo we na Dorcas cyangwa se murumuna wiwe. Ni umukobwa ukiri muto yavutse mu mwaka wa 2004, kuri ubu yari afite imyaka 20, twavuga ko ari 21, ariko uyu mukobwa urumva ko yari akiri muto cyane. Yavutse tariki 2 Gashyantare mu mwaka wa 2004, avukira mu karere ka Musanze, niho yize amashuri yiwe dore ko ariho ababyeyi be cyangwa se umuryango we batuye. Bene wabo nyine batuye Musanze, ni mu ntara y'Amajyaruguru, ariko uyu mukobwa yagiye arangiriza amashuri yisumbuye mbere y'igihe cyo kumenyekana mu muziki, dore yuko nyine yatangiye kuririmba mu myaka yo mu bwana mu itsinda rya Goshen Choir cyangwa se iyi korali yabo yo mu karere kabo ka Musanze. Yahuje imbaraga na murumuna we Dorcas, ndetse baza gukora ibintu bararuca mu mwaka wa 2018. Gusa mu mwaka wa 2020 batangiriye gukorana na label ya Empire iyobowe na Irene Murindahabi, ubwo yabazamuye cyane ndetse aza gutuma bamenyekana cyane dore ko bakoze indirimbo
indirimbo zamenyekanye nka Iribasi, Impagarara, Adonai, Nema, Ihema, Umutaka, Ibuye na Nzakomora na Hawe Ijambo. Izo ni zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane. Gusa akaba yari afite igitaramo muri Canada mu iyi minsi, abenshi bavuga bati byanga bikunze we n'umugabo we babayeho neza, dore ko yashatse umugabo ufite amafaranga, umugabo nyine uturuka mu gihugu gikomeye, igihugu nka Burkina Faso, igihugu ubona ko nyine kirimo abantu bari seriye kandi banabayeho neza cyane. Gusa nyine ni ibintu byatangaje benshi cyane, bitewe n'amagambo yagiye avuga agaragaza yuko nyine atigeze anezerwa n'urugo, atigeze anezerwa n'urushako. Gusa tariki mbibutsa ko tariki 15 Mutarama mwaka wa 2025 Vestine Ishimwe nibwo yasezeranye mu mategeko, we na Idris Jean-Luc uturuka mu gihugu cya Burkina Faso, basezerana mu karere ka Gasabo, aho ni mu mujyi wa Kigali. Gusa nyine nyuma yaho nibwo baje gukomeza urugendo rwabo, abenshi bishima cyane, nubwo nyine bamwe bakomeje kuvuga bati uyu mukobwa ashatse akiri muto, afite imyaka mike, ndetse bamwe bakanavuga yuko nyine yarakiri muto cyane, kandi namwe murabizi uburyo bagiye bazamuka. 2018 barabana cyane, n'imyaka yabira bigaragaza ko imyaka 21 yari imyaka mike cyane. Uyu rero Vestina Ishimwe akaba ari umwe nyine wakoranaga na murumuna we, bakora indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya, bagakundwa, ndetse ugasanga nyine abantu benshi babizeyeho ibintu byinshi, ndetse abenshi akimara gusezerana imbere y'amategeko baravuze bati bategereje umunsi noneho wa nyawo wo kuzasezerana imbere y'Imana, noneho bakabyereka Imana ubuzima bwabo, urugendo. Gusa ibi ngibi Vestina abitangaje nyuma y'iminsi 136 ashyingirwanye imbere y'Imana nk'umugabo n'umugore, we na Idris Jean-Luc, uyu mugabo uturuka mu gihugu cya Burkina Faso. Aho nyine uyu muririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestina yaciye amarenga yo ko yafashe icyemezo cyo gutandukana n'umugabo we Idris Jean-Luc. Uyu akaba ari umugabo nyine uturuka mu gihugu cya Burkina Faso, aho yagiye nyine avuga ari amagambo akomeye, amagambo mbese ushobora kumva nawe ugahita uvuga uti byanga bikunze nyine nta cyizere cy'uko uru rugendo rwabo rwo kuba bakomezanya, nta cyizere gihari cy'uko nyine bazakomezanya mu mubano wabo, kuko nyine birumvikana ko ntago aya magambo yayavuze gutyo gusa, ahubwo ni ibintu byagiye bikomeza kugenda buhoro buhoro. Aho nyine ubwo yari kumwe n'ikiganiro, yarimo akorana ikiganiro na MI, iri yatangazamakuru cya MI Empire, nibwo yagiye avuga yuko rwose nubwo agiye gushaka ni nk'ubuzima bushya agiye kwinjiramo, ni page yindi nyine agiye kumenya, akaba yavuga uti ese ntago azi ibiriyo, ntago azi uko bimeze, utariko ntago byoroshye. Ubwo yagiye akomeza gukebura murumuna we Dorcas avuga ati rwose ndakugira inama, umbabarire ntuzaramuke ushatse ukiri muto. Yakomeje kumukembura, benshi bakavuga bati ese kwa birimo bivuga mu marenga, ibi ni ibiki? Aho nyine yagiye avuga ati rwose murumuna wanjye ntago nakwifuza ko nyine yabaho mu buzima nk'ubu bwo gushaka akiri muto, utazabanza ategereze, azabanze nyine amanza kuri, cyangwa se amanza amenye ibyari byo. Abantu benshi ntibabitindeho, ariko ubwo yakoranaga ikiganiro n'iri tangazamakuru rya MI Empire, nibwo nyine benshi bakomeje kuvuga uti nyamara ashobora kuba nyine hari ikirimo, ariko bamwe ntibabitekereza, bakavuga uti dore yuko bakoze ubukwe tariki 5 Nyakanga mu mwaka wa 2025. Ubukwe bwabo bubera mu Intare Conference Arena i Rusororo hano mu mujyi wa Kigali. Bakavuga bati rwose yari ibyishimo, hari amafaranga, impano nziza, ndetse ababyeyi nabo bahawe icyubahiro. Bakavuga bati byanga bikunze nubwo bivuga, tuzi neza ko ubukwe bwabo bwagenze neza, tuzi neza ko byari byiza, kandi abantu benshi bari banezerewe cyane, nta mpamvu. Ariko amagambo yaje kwandika ku rukuta rwe ni amagambo nyine yaje gukura benshi imitima, ndetse igikuba kiracika ku mbuga nkoranyambaga ubwo yandikaga amagambo mu Cyongereza agira ati today the life I'm living is not the life I choose. I'm living in a bad situation.
and I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows something to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Aya ni amagambo yanditse abenshi bahita bavuga uti byanga bikunze uyu mukobwa afite icyo nyine ashaka kuvuga. Ni amagambo asobanura uti uyu munsi ubuzima ndimo si ubwo nahisemo, ndi kubaho nabi kandi sinari mbikwiye. Nzi neza ko nahisemo cyangwa se nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye, ariko ntacyo Imana ireka ko kibeho, dore yuko bimwe bibaho kugira ngo tubyigiremo. Nize byinshi, nta mugabo ukundi uzongera kunyibeshyaho cyangwa se ngo ambeshye ngo yangize ubuzima bwanjye. Ahubwo ubutaha umugabo ukurikira nzahitamo kubana nawe, nzabanza kumumenya neza, menye umuryango we, menye byose bimwerekeyeho, nta muntu uzongera kunyikoresha ukundi. Ayo ni amagambo Vestina ubwe we yanditse ishimwe. Uyu mukobwa ukunzwe cyane, ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, yaje gukebura benshi bahita bavuga bati byanga bikunze uyu mukobwa nyine ni divorce, ni gatanya. Abandi bakavuga bati ese nanone ko tuzi neza ko byanga bikunze ashobora kuba twite, bizagenda gute? Byanga bikunze hazakoreshwa amategeko, dore yuko basezeranye mu gihugu cy'u Rwanda we na Idris Jarik, uyu munya Burkina Faso. Abandi bakavuga bati nubwo yanditse amagambo avuga uti nta cyiza yigeze abona mu rugo rwe, uti yari agahinda gusa, yari umubabaro, dore ko nyine yahisemo, benshi nyine bamutonze, ariko byanga bikunze benshi bagenda bavuga yuko nyine ahubwo nawe hari icyo yari akurikiye kuriya munyamahanga cyangwa se uyu mugabo we, uyu munya Burkina Faso Idris Jarik, nyine bari kumwe uyu Vestina, ndetse byanga bikunze afite andi mahitamo kuko afite urundi rugendo ashaka gutangira. Ngayo nguko rero iby'uyu mukobwa Vestina Ishimwe ukunzwe cyane mu gihugu, akaba yarakunzwe n'abatari bake, ariko aya magambo akaba nyine ababaje cyane kumva nyine agiye gukora gatanya, kandi yaramaranye iminsi 136 ari kumwe n'umugabo we. Ni ibintu abenshi batiyumvishije ndetse biza kubabaza, baravuga uti nakundi, ariko byanga bikunze ni kigaragara yuko nyine nta cyiza yabonye, nkuko ahora abikebura kuri murumuna we Dorcas, uriya basanzwe baririmbana mu itsinda ryabo, uriya basanzwe baririmbana indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya, amubwira uti rwose mwana w'iwacu ntuzigere ushaka umugabo ukiri mutoya. Ibi yagiye akomeza kubivuga ubwo yagiye akorana ibiganiro n'itangazamakuru hirya no hino, ndetse agakomeza gukebura uyu murumuna we Dorcas Kamikazi, amubwira uti rwose ntugashaka ukiri muto, uti urugo abagabo nta kigenda, uti nta wamenya. Ariko abenshi ntibabitinzeho, baravuze uti buriya hari impamvu. Yangaye nguko rero ibya Dorcas, ndetse divorce rwose nayo ikabe iri hafi rwose, kuko amagambo yanditse arakomeye cyane. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye.